mwaka w'ibihumbi 2021 usubiza inyuma wasangaga izi mbuga nkoranyambaga zarakoreshwaga n'abantu nibura bafite icyo bakora gifite aho gihuriye n'imbuga nkoranyambaga, cyangwa se ari abanyeshuri bafite ibyo bari kurebaho bijyanye n'amasomo, cyangwa se abantu basobanutse bafite ikintu bahuriyeho ku izi mbuga nkoranyambaga, yaba mu buryo bwo kuganira cyangwa guhererekanya ibintu, yaba amadokima cyangwa se ibindi bintu muri rusange. Usibye kuba izi mbuga nkoranyambaga zitaranakoreshwaga cyane kandi ntago zinjirizaga abantu benshi nk'uko kuri ubu ngubu bimeze. Izi mbuga nkoranyambaga wasangaga abantu bazikoreshaga ari abacuruzi, yaba bakora ubucuruzi mpuzamahanga cyangwa se n'abikorera ku giti cyabo. Ariko ahagana mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2022 ibi byaje guhinduka. Ibi byaje guhindurwa ni ikintu byo tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Ngiye wumva ni Dizo, iyi ni Aldo TV Rwanda. Iki kiganiro ni Aldo TV Show. Mbahaye ikaze. Here is the founder of TikTok. TikTok was created by the Chinese company ByteDance in September 2016. Mu kwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2016 nibwo umujejeta faranga wo muri China cyangwa se mu Bushinwa Jiang Yiming yaje kuba aba founder cyangwa se ashinga urubuga rwa TikTok kugira ngo rujye rumufasha mu kwamamaza ndetse no gusakaza ibicuruzwa byiwe ndetse na business ziwe muri rusange. Aha icyo cyari igitekerezo yaragize kandi cyabaye igitekerezo cyiza. Nyuma gato y'iki gitekerezo cy'uyu mugabo nibwo yaje kwegera societe cyangwa se company yo mu Bushinwa ikora ibijyanye n'ikoranabuhanga yitwa ByteDance cyangwa se ByteDance, ishyira mu bikorwa igitekerezo cy'uyu mugabo mu izina ry'uwo bita Duyan, ari nawe wafashije uyu mugabo guhimba izina uru rubuga bakarwitwa TikTok. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 TikTok nibwo yabaye urubuga mpuzamahanga ndetse itangira kuba downloadable cyangwa se kuba yashyirwa muri za telefone na za mudasobwa z'abantu ku buryo bworoshye. Abwa no kuvuga kuba yarashyizwe kuri Play Store ndetse na App Store ku buryo umuntu wese ufite telefone cyangwa mudasobwa ashobora kuyidownloadinga akayishyiramo. Uru rubuga rwaje rwaragenewe kwamamarizwaho ibicuruza ariko mu buryo bw'amashusho, ariko amashusho magufi cyangwa se izo bita short videos, kuko iyo urebye neza usanga ari urubuga rushobora kujyaho video guhera ku masegonda 15 kugeza ku minota 10. Uru rubuga barukora barushyize hanze rwaragenewe kuzajya rukoreshwa nk'uburyo bwiza bwo gufotora ibicuruzwa cyangwa se gufotora business waba ukora ukayishyira hanze kugira ngo rubanda ku isi yose bayibone. Ariko igitangaje ntago ari uko uru rubuga rwashyizweho, ahubwo igitangaje ni uko urubuga rwaje kuba addictable cyangwa se rugakoroniza abantu batari bakeya ku isi, kuko kugeza aya masaha abakoresha urubuga rwa TikTok usanga hafi ari 2/3 by'isi. Bivuze ngo hafi 80% y'abatuye isi bakoresha TikTok kandi bayikoresha ku kigero kiri hejuru, kuko ibibazo usanga ibyo abashakashatsi bavuze usanga abantu bayikoresha hafi 1/2 cy'ubuzima bwabo bari kuri TikTok bari mu guscrollinga cyangwa se kureba ama video uzamura wongera umanura. Ibintu bitumvikanaga TikTok yaje kubizana. Aha ni ibiki? Mbere y'uko uru rubuga rushyirwa hanze cyangwa se rutangira gukoreshwa n'abantu bose, ntago wumvaga ko umuntu ashobora kureka akazi yakoraga akagerirwa yicariye mu rugo arimo arafata utuvideo adushyira hanze, afotora imbwa ye arimo arayiha akabizu akashyira hanze akavideo, cyangwa se agafata akavideo arimo arakoma amashyi akagashyira hanze ngo arebe uburyo abantu bareactingamo. Iyi application icyo yaremewe ntago ari kiri gukora. Iyi application yashyizwe hanze mu buryo bwo kwamamaza ariko si byo abantu bari kuyikoresha. Byaje kurangira abantu ahubwo basanze ari urubuga rwiza rw'imyidagaduro, urubuga rwiza rwo kuruhukiraho, ariko kandi ruza kuba n'urubuga rwiza rwo gucururizaho impano n'ubumenyi abantu bari bazi. Ubaka kanyuzanye umuntu umaze imyaka nibura 5 hanze cyangwa se ari ahantu hafunze, atamenya ikintu na kimwe kibi kubera hanze, atamenya ikintu na kimwe kigezweho, ukamushyira hanze akareba ibintu biri kubera hanze kubera TikTok, yakumirwa. Ntago yakumva ko ibintu ari kubona bishoboka, ahubwo yakumva ko ari nk'ibintu bitangaje cyane kubona umuntu w'umusaza w'imyaka 60 yafashe telefone yayishyizeho kamera ari kubyina indirimbo ya Chris Brown. Ni ibintu bitumvikanaga. Ubundi wasangaga abasaza cyangwa se abantu bakuru bari mu kigero cy'imyaka guhera ya 30 kuzamura
ari abantu bakunda ibintu by'amakuru, ibintu by'ibiganiro. Ariko ubu siko bimeze. Ubu ngubu umuntu wese TikTok sinzi ikintu yakoze. TikTok yarafashe yangiza abantu mu mutwe, ibumvisha ko umuntu wese ashobora kwenjoyinga kandi ashobora kwifata nk'urubyiruko bigakunda, abifashijwemo na telefone yiwe cyangwa se na mudasobwa yiwe. TikTok nk'urubuga ruri kwinjiza amafaranga menshi ku isi, ndetse rukaba n'urubuga rwize rwo kwamamarizaho, kuko inkuru iyo ariyo yose iri trend nta handi ushobora kuyisanga atari kuri TikTok. Ikintu cyose kigezweho ugisanga kuri TikTok, ndetse n'ibicuruzwa bigezweho, inganda zikomeye ndetse na za kampani zikomeye usanga zifite ama-account kuri urubuga rwa TikTok. Ese byagenze gute kugira ngo TikTok yadikta abantu kugeza aka kageni? Kandi mu by'ukuri mu bihugu bimwe na bimwe ku isi uru rubuga nta bantu rwinjiriza cyangwa se nta bantu na hamwe ruhemba. Reka nabyo tubirebeho. Uwakoze TikTok yabikoze ku uburyo bwo guhindura video buza bworoshye cyane kurusha izindi application cyangwa se kurusha izindi porogaramu. Aha ni urugero, ni ugukora icyo bita scrolling, cyangwa se kuri ya video birangira ukazamura indi kajyaho kandi kaza itandukanye neza niyo warebaga. Gusa nk'uko bisanzwe, nk'uko Google bayikoze, ubundi ikintu ukunda kureba ni kiguha mbere. TikTok nayo nikimeze, iri related na Google cyangwa se ifite ahantu ihuriye na Google. Ibintu ukunda kureba cyangwa se niba uri umukomediye, TikTok nayo yigiyeho, ufite account ukiyijyaho, ikintu cya mbere ikwereka ibintu bijyanye na za komedi ukina. Niba uri umuhanzi ikunda kukwereka ibintu by'imiziki. Aha TikTok ikintu yaje yadiktisha abantu ni kwa kuba yoroshye, yaba ari uguhindura video, yaba ari uburyo bwo gukora video yawe ku giti cyawe, yaba ari n'uburyo bwo gusharinga, n'uburyo aba views bayo bagenda bihuta. Nicyo cyatumye yica abantu mu mutwe cyangwa se ikaba koronike, ku buryo abantu kubafata byaje byoroshye. TikTok nk'urubuga mpuzamahanga kandi rukoreshwa n'abastari batandukanye ndetse n'abantu batandukanye bari muri departement zitandukanye cyangwa bari mu ngeri zitandukanye, rwaje kuba urubuga rukoreshwa mu bintu byemewe ndetse n'ibitemewe ahanini. Aha ni nko kuvuga ku kibazo ndetse nyamukuru cyatumye tugiye kuganira kuri TikTok muri rusange. Ahangaha ikintu cyamukuru tugiye kuvuga kuri TikTok ni irimbuka ryayo, cyangwa se irekera gukoreshwa, gufungirwa gukoresha TikTok. Ibi abenshi ntago bari kubyumva, ni n'igitekerezo bari bufate nabi kitari bushimisha abantu na bamwe. Aha ni nko kuba batazongera kubona Jason Derulo nk'umutiktoker wa mbere ku isi ari gufata video yayishyize hanze. Aha ni nko kuba batazongera kubona umuntu uwo ari we wese w'umunyamerika wakoreshaga TikTok yapostinze aka video ka TikTok. Aha mbaza ngo byagenze gute? Nyuma yuko ubutegetsi bwa Amerika bwatanze itangazo ko TikTok igomba guhagarika gukoreshwa muri iki gihugu, ubuyobozi bwa TikTok nabwo tayari bwamaze gutanga umwanzuro ko kuri iki cyumweru ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere 2025 TikTok muri Amerika irabitakiri gukora ndetse irabitakiri gukoreshwa. Bivuze ngo umutiktoker wese waruzi wo muri Amerika guhera ku munsi wo ku cyumweru ntago azongera kuba ari gukoresha TikTok, nta video nshyashya izaba iri gupostingwa, ndetse nta n'umfollower uzongera kubona waturutse mu gihugu cya Amerika. Tayari yamaze gutangazwa ko itazongera gukoreshwa muri iki gihugu, yahagaritswe. Ndetse ni n'inkuru idashimishije ku bantu benshi bari bafite abafollowers bo muri Amerika, ndetse bari bafite n'abantu bafollowingaga bo muri Amerika babagezagaho amakuru meza ashyushye cyangwa se video zerekeranye n'ibyo bishakiraga. Ikintu kiranga gitangaje nuko TikTok itacuruzwagaho video z'urukozasoni. TikTok ni rwo rubuga rwonyine rwari rusigaye rudacuruza video z'urukozasoni. Bivuze ngo TikTok nk'urubuga ruri addictable cyangwa se addictable application rwamaze guhagarikwa muri Amerika, ntago ruzongera gupfa gukoreshwayo. Bivuze ngo aba TikTokers bose bo muri Amerika tubahaye ikaze mu Rwanda, baze bajye bakoresha TikTok bari muri Afrika cyangwa se mu Rwanda. Iki kiganiro twabanyemo cyitwa Rudo TV Show, nge wumvaga yari Dizo. Ndagushimiye wewe wahisemo gukomeza kubana natwe, ndetse nawe utarakanda subscribe tukaba twabanye muri iki kiganiro, ngusaba kuyikanda, ugakanda like, ugakanda share, ndetse ukaduha na comment. Turabararikiye ibiganiro by'ubutaha, turabashimiye cyane.